Uzi ko ngo ushobora kurya ikijumba kimwe gusa mu gitondo kikaguha imbaraga z'umunsi wose? Wigeze umenya se ko ikijumba ari icya mbere mu biribwa bifite intungamubiri nyinshi ku isi? Ubushakashatsi bwakozwe na Center for Science in the Public Interest, umuryango w'ubushakashatsi ku mirire ufite icyicaro i Washington DC muri Amerika, bwagaragaje ko ikijumba kiza ku mwanya wa mbere mu biribwa bifite intungamubiri nyinshi. Bityo si ikiribwa ufata gusa ngo uryoherwe, ahubwo ni n'ikiribwa cy'ibanze mu mirire myiza. Muri iki kiganiro turaganira ku nyungu 10 zitangaje zo kurya ikijumba ku ifunguro rya mu gitondo, aho tuvuga ku kuntu ikijumba gitanga imbaraga ziramba, ukuntu gifasha mu igogora, kigafasha kugenzura isukari mu maraso, kandi kikagira uruhare mu kurinda umutima, ubwonko n'amaso. Nanone ikijumba gifasha mu kongera ubudahangarwa bw'umubiri no gutuma uruhu ruba rwiza, ndetse kikanafasha kurinda umubyibuho ukabije. Ku musozo w'ikiganiro uramenya uburyo bworoshye bwo gutegura ikijumba mu buryo gishobora gukoreshwa ku mafunguro atandukanye ya mu gitondo. Niba ukunda kumenya amabanga y'imirire myiza n'ubuzima bwiza, kanda like, ukore na subscribe niba ari ubwa mbere wari udusuye, kandi usangize iyi video n'abandi, urabufashije iyi channel yacu gukura. Ikaze rero bantu b'utuntu tw'ubwenge, twizere ko mumeze neza kandi ni nacyo tubifuriza. Mu bihugu byinshi ikijumba kimaze ibinyejana gikoreshwa mu mirire, kuva ku bantu byagaragaye ko bari mu baramba cyane ku isi, cyane cyane abo mu gace ka Okinawa mu Buyapani, kugeza ku miryango yo mu majyepfo ya Amerika. Ubushakashatsi bwa vuba bwagaragaje ko ikijumba ari ikiribwa gitanga inyungu nyinshi zirimo imbaraga ziramba, kugabanya inzara n'izindi nyungu nyinshi zitari zisanzwe zizwi ku buzima bwiza. Reka twinjire muri iyi nkuru turebere hamwe inyungu 10 zitangaje zo kurya ikijumba ku ifunguro rya mu gitondo. Ibijumba bitanga imbaraga ziramba kubera amasukari ya glycide y'umwimerere abamo. Ibijumba bigatanga imbaraga buhoro buhoro kandi zikamara igihe kirekire. Urugero, iyo utetse ikijumba ugashyiramo ikirungo cya kanere cyangwa cinnamon, gishobora kugutunga kugeza saa sita, bitandukanye n'imigati irimo amasukari urya mu kanya gato ugahita wumva inzara. Icya kabiri ni uko ibijumba bifasha igogora. Ikijumba kimwe kiringaniye kigira garama 4 za fibre, ibyo rero bigatuma bifasha mu igogora no kwirinda impatwe. Inama rero hano, wafata ikijumba ukakirisha yaourte nature itarimo amasukari, cyangwa ukagisomeza amata meza y'ikivuguto kugira ngo ubone inyungu za fibre zongeweho iza probiotique, utunyabuzima dufasha mu igogora tuba muri ayo mata. Inyungu ya gatatu ni uko ibijumba bifasha igenzura ry'isukari mu maraso. Nubwo biryoherera nk'ibifite isukari nyinshi, burya igipimo cy'isukari byinjiza mu maraso kiri hasi cyane. Bityo rero ntibitera kuzamuka gukabije kw'isukari mu maraso. Aha rero ingero uzazibona ku bakinnyi benshi bagirwa inama yo gusimbuza umugati ibijumba byokeje mbere y'imyitozo. Inyungu ya 4 ni uko ibijumba birinda uturemangingo utu twita selule. Ibijumba bigira intungamubiri bita beta carotene, intungamubiri iboneka mu mboga n'imbuto zifite ibara ry'umuhondo cyangwa orange. Iyi ntungamubiri ifasha umubiri gukora vitamine A ifitiye akamaro amaso n'ubudahangarwa bw'umubiri. Inama hano rero, watekesha ikijumba amavuta ya olive kugira ngo umubiri ufate neza iyo vitamine A. Inyungu ya 5 ni uko ibijumba bifasha ubwonko gukora neza. Ibijumba bigira intungamubiri za choline na manganese, izi zombi zigafasha mu itumanaho ry'imitsi y'ubwonko. Choline ni intungamubiri ifasha ubwonko, imikorere y'umwijima n'itumanaho ry'uturemangingo tw'umubiri.
naho manganeze ni imyunyu ngugu ifasha amagufa gukomera n'ikorwa ry'imbaraga mu mubiri. Inama hano rero itarakana, aho kurya za toast z'umugati, gerageza ikijumba gitetse neza mu gitondo. Inyungu ya gatandatu ni uko ibijumba bituma uruhu ruba rwiza. Ibijumba bigira vitamine A na C bifasha mu gukora korajene. Iyi akaba ari poroteyine iba mu mubiri igafasha uruhu, amagufa, imitsi n'imikaya gukomera. Izi vitamine kandi zifasha gukiza ibikomere no kurinda umubiri indwara, zikanafasha mu gusana uruhu. Mu gace ka Okinawa mu Buyapani bagira umuco wo kurya cyane ibijumba, bikabafasha kugira uruhu rugaragara neza kandi rutagira iminkanyari. Inama ya karindwi ni uko ibijumba birinda umutima. Kurya ibijumba bifasha kugenzura umuvuduko w'amaraso no kuringaniza sodium, kubera ko bikize ku mwunyu ngugu wa potassium ufasha umutima gutera neza, ukanafasha imikaya gutera neza no kugenzura amazi n'umunyu mu mubiri. Igitekerezo cyiza hano, wakora inombe cyangwa pire y'ibijumba ugashyiraho n'imboga, bikakubera ifunguro ryiza ku mutima. Inyungu ya 8 ni uko ibijumba bikomeza ubudahangarwa bw'umubiri. Vitamine A na C biba mu bijumba nanone bifasha kongera ubwirinzi bw'umubiri, kuko bifasha uturemangingo tw'umubiri kurwanya indwara no kurinda umubiri kwandura vuba. Urugero hano ni nk'ukuntu mu bihugu bikonje hari abakora igikoma cy'ibijumba mu gitondo mu gihe cy'indwara nka grippe. Icya 9 mu bitari bizwi na benshi ni uko ibijumba birinda indwara z'amaso. Usibye vitamine A ifasha amaso, ibijumba bigira intungamubiri bita anthocyanins cyangwa anthocyanins ifasha kurinda uturemangingo tw'umubiri no kongera ubwirinzi bw'umubiri, bigafasha cyane ubuzima bw'amaso. Tugiye kugera ku ngingo tudashidikanya ko ifasha benshi, ariko niba kugeza aha wumva wanyuzwe, kanda like aka kanya ufashe channel yacu kwaguka. Ntiwibagirwe no gusangiza abawe iyi video, kuko bishobora gufasha umuntu utaruzi akamaro k'ikijumba. Noneho reka twinjire ku ngingo ya 10 ishobora kugutungura cyane. Burya ibijumba bishobora gufasha kugabanya ibiro. Ibi ni ukuri, ibijumba bifasha kugabanya ibiro no kurwanya umubyibuho ukabije, kuko burya ibijumba bifite ku bwinshi fibre zifasha kugabanya ibiro, bigatuma umuntu yumva haza igihe kirekire, bityo bikarinda kuryagaguzwa, kandi bikanafasha igogorwa ry'ibiryo kugenda neza, bikagabanya ibinure byibika mu mubiri, bityo bikagabanya umubyibuho ukabije. Inama hano, uramutse ushaka kugera neza kuri iyi ntego, wajya ukunda kugerageza kwirira ibijumba byokeje. Ibijumba kandi ni bimwe mu mafunguro ategurwa ku buryo bworoshye kandi ashobora gukoreshwa mu buryo bwinshi. Dore bumwe mu buryo wabitegura ku ifunguro rya mu gitondo. Uburyo bwa mbere, ushobora gufata ibijumba bikase mu duce twinshi ukabirisha avoka ku buryo bimera nka ka salade, biba bisa neza kandi biryoshye. Uburyo bwa kabiri, wakora umureti w'amagi n'igitunguru ugashyira mu duce tw'ibijumba, nabyo biraryoha cyane. Uburyo bwa gatatu, ushobora no gusya imvange y'imbuto bita smoothie, ukavanga ikijumba, umuneke ndetse n'amata. Uburyo bwa kane, wakora nanone inombe y'ibijumba cyangwa pire y'ibijumba ukayirisha imboga zoroshye. Uburyo bwa gatanu, ushobora kotsa nanone ikijumba ukagisomeza amata cyangwa yawurute natire. Ibi byose byoroshya igogora kandi bigatanga imbaraga, ikindi ni uko binatanga poroteyine kandi bikanahaza. Mu gace ka Okinawa ko mu Buyapani, ikijumba ni ifunguro rifasha abantu kuramba, bityo babirya kenshi kandi mu gitondo. Naho mu gihugu cya Peru muri Amerika y'Amajyepfo ho bakunze kubiteka bakabifatanya na fromage mu gitondo. Rero kurya ikijumba mu gitondo si uburyo bwo kwishimira uburyohe gusa, ni n'inzira yo kubona imbaraga, igogora ryiza, uruhu rwiza, ubudahangarwa bw'umubiri,
umutima muzima, kwirinda umubyibuho ukabije n'ibindi byiza ku buzima. Ni igikorwa cyoroshye kidahenze kandi gifasha ubuzima muri rusange. Muri make, kurya ikijumba mu gitondo n'imbaraga uteranyijeho ubuzima no guhaga mu ifunguro rimwe. Niba hari icyo wungukiye muri iki kiganiro, kanda like utwereke ko wanyuzwe, binafasha channel yacu gukura. Ubundi ukore subscribe niba utari wakayikoze, kandi usangize abawe iki kiganiro kugira ngo nabo bungukire kuri aya makuru. Mu kiganiro ku buzima cy'ubutaha tuzasobanura ukuntu burya ku bagabo gukururwa n'amabuno cyangwa amabere y'abagore bitaba buri gihe ari ubushurashuzi, kuko ubushakashatsi bwavumbuye ko ahubwo bifasha ubwonko bw'abagabo mu ngeri nyinshi. Ntimuzacikwe. Murakoze rero cyane kubana natwe muri iyi nkuru kugeza ku musozo. Tuzongere tube hamwe muri icyo kiganiro kizakurikira, ubundi mugire ubuzima bwiza.